Ahantu nyaburanga umuco n'amateka byihariye mu gace runaka nibyo bitera abantu benshi amatsiko bikabatera kugana ku gace bashaka kureba ibyo bitangaza bigize ku gace utapfa kubona ahandi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyiza n'amateka bigize akarere ka Nyanza bikurura ba mukerarugendo kuva mu mpande zitandukanye z'igihugu harimo n'abanyamahanga baturutse mu mahanga ya kure. Ikaze kuri Nyanza Culture Empire TV gakondo yacu. Njye muri kumva Nshimye Umuremyi irasubiza Gadi. Nyanza ni kamwe mu turere umunani tugize intara y'Amajyepfo. Kugera muri aka karere uturutse mu mujyi wa Kigali urenga uturere dutatu ari two Kamonyi, Muhanga, Ruhango, ukabona kugera i Nyanza ku gicumbi cy'umuco n'amateka nk'uko bizwi mu mateka y'igihugu cyacu. Ibiro by'akarere ka Nyanza bikaba bihereye mu murenge wa Busasamana, akagari ka Rwesero, umudugudu wa Murambi. Aka karere kakaba gafite ubuso bungana na kilometero kare 671 n'ibice bibiri. Kakaba gatuwe n'abaturage 323,719. Kakaba kagizwe n'imirenge 10, utugari 51. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 aka karere kakaba kari gatuwe n'abaturage basaga 333,719, bagatura ku bucucike bungana na kilometero kare 481, kakagira imvura ingana na milimetero 1,400 ndetse n'ingwe 77,522. Abantu bakaba bakaziho cyane cyane ahantu nyaburanga hatangaje, imisozi, amashuri menshi, ibiranga amateka, umuco ushingiye ku mateka. Aka karere kandi kakaba ari kamwe mu turere dufite igice kinini cy'icyaro. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu nyaburanga biherereye muri aka karere bikurura ba mukerarugendo guturuka mu mpande z'isi zitandukanye baje kubisura ndetse no kuhigira ibintu bitandukanye. Nk'uko mubizi, ntabwo ubukerarugendo ari ugusura ahantu gusa ugira ngo uruhuke cyangwa winezeze gusa, ahubwo ubukerarugendo zimwe mu nkingi zibugize harimo no kwiga, aribyo twita education tourism mu ndimi z'amahanga, cyangwa ubukerarugendo bushingiye ku masomo. Muri ibyo bintu bikurura ba mukerarugendo tukaba twahera nko ku ngoro y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wategetse u Rwanda guhera mu 1932 kugera mu 1959. Akaba ari nawe mwami wa mbere wabatijwe n'abakomisiyoneri bazanye iyobokamana mu Rwanda, agahabwa izina rya Charles Léon Pierre. Ingoro y'umwami ni mu birometero 48 uvuye mu murwa mukuru wa Kigali. Ni mu mujyi wa Nyanza aho bakunze kwita mu Rukari. Ni naho hari amateka y'abami, aho utambagizwa ingoro Mutara wa gatatu Rudahigwa yatuyemo kandi yubatswe mu buryo bwo hambere. Ni ingoro ishamaje, ikaba yubakishijwe ibikoresho bya Kinyarwanda nk'uko yari imeze mu kinyejana cya 19.
uzashimishwa no kuhasanga inka zifite amahembe maremare z'inyarwanda zizwi ku izina ry'inyambo, kimwe mu by'ingenzi bigize umuco nyarwanda. Inyambo rero zagiraga inka imwe ikitwa indatwa. Indatwa rero ikabyara inyambo. Inyambo nayo yatoranijwe ikaba ariyo iba indatwa. Ikaba indatwa bakayireba, abayikeneye n'abanyamahanga ndetse bazaga kuyireba. N'inyambo nazo zikaba indatwa mu bitatse u Rwanda. Mu bitatse u Rwanda inyambo zari inka ziruta izindi ubwiza n'imico, zikabwirwa zikumva, zigahamagarwa zikitaba, zikaba inyamibwa. Bahamagaraga n'imwe zihagaze hariya mu nama, bakayihamagara ikitaba ikabira, bati sohoka, ikashinjagira, ikava mu zindi igashinjagira, ikaza imbere y'abatware n'abazikeneye. Mbega umutahira rero kongera agahamagara indi mu mazina yazo, ikitaba ikabira, bati sohoka, igasohoka mu zindi zari ubushyo. Bakereka abatazizi kuzumva, kubazumva rero bikagaragaza ko ari indatwa, zikaba inyamibwa zatoranijwe. Ni ku gasozi gaturanye na Rukari kitwa Mwima, hari umusezero w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'imva y'umugore we umwamikazi Rosalie Gicanda. Aha kandi Mwima akaba ariho hatabarizwaga abami, ndetse n'umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa niho watabarijwe nk'umwami wa nyuma wategetse u Rwanda. Rosalie Gicanda. Hejuru ya byose umwamikazi Rosalie Gicanda abamuzi neza bamuzi ko yakundaga u Rwanda cyane, bikaba biri no mu byatumye yanga ku ruhungo rw'abatutsi bameneshwaga mu 1959 abandi bakicwa. Yarugumyemo acunaguzwa kugeza mu 1994 ubwo yamburwaga ubuzima azira uko yavutse. Kuwa 20 Mata 1994 nibwo inkuru y'incamugongo yamenyekanye ko wari umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda yishwe n'abasirikare ba leta yakoraga jenoside azizwa ko yari umututsi. Twabyumvise tuzungutse, byabaye ikintu cy'igitangaza kivuze nk'umuntu ntibarobanuye. N'uwari umubyeyi w'u Rwanda nawe babashije kumwica urupfu n'agashinyaguro. Urumva ko imibabarire yo yararenze, ariko twari tubabajwe na byinshi. Hari ikintu baje gukora,
abantu bamaze kubimenya barababara cyane, baranabiganira. Yabanaga n'undi muntu witwa Donatira, ngo yari umugore wa Kore, abyarana na Kore w'Umubirigi. Abana be iyo bari mu Bubirigi bazanye indege baramuraha, bamaze kumva ko jenoside igiye kuba. Bamutwaye ntibatwarana na Gicanda na Rozariya. Abantu bumvise Gicanda yapfuye, kandi umuturanyi we abana be bamujyanye bati yapfuye kare, yaza kugira umwana nawe nibura yenda aba yaramujyanye, cyangwa se baba baranapfanye, bakavuga bati baba barapfanye. Ubwo rero abantu barababaye cyane, bababazwa nuko apfuye wirahize kandi abantu bamukundaga. Gicanda yari yarashakanye n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre kuwa 13 Mutarama 1942, barabana kugeza ku wa 25 Nyakanga 1959, ubwo umwami yatangaga mu buryo bw'amayobera agatangira i Bujumbura. Bategura inama i Bujumbura y'abami batatu: Rudahigwa, Rwagasore na Lumumba muri Kongo. Noneho Rudahigwa aratekereza, aravuga ati ninjya mu inama Rwagasore ararwana na Lumumba, bararwanya Ababiligi kandi n'igishako. Nibarwana harapfa abantu benshi, ndishisha abanyarwanda benshi. Ngo arayikererwa, ayitaba atinze, asanga Rwagasore aragiye na Lumumba aritaye. Wamutega electricité iramufata, ngo ayicika, ariko bimaze kumuca intege, bamujyana mu bitaro. Havuraga Ababiligi, babwira dogiteri batumutera urushinge rumuhwanya. Mu mwanya muto bati umwami w'u Rwanda aratanze. U Rwanda rwacitse umugongo, abana bararira, ababyeyi bifata impungenge, babona ko u Rwanda rucitse, u Rwanda rupfakaye rubuze umubyeyi. Igitaramo i Nyanza twataramye. Uyu ni umwihariko w'akarere ka Nyanza, kuko ni igitaramo ndangamuco nyarwanda ngarukamwaka gikundwa na benshi, kandi kikaba kimaze kwamamara cyane ku buryo n'umwana muto aba azi ko icyo gitaramo cyonyine mu Rwanda kiwufasha kumenyekana no gusobanukirwa ko mu muco nyarwanda bataramaga. Ni igitaramo gitegurwa n'akarere ka Nyanza ku bufatanye na Minisiteri y'Ufite umuco mu nshingano, ndetse rimwe na rimwe iki gitaramo kikaba gihuzwa n'igikorwa cy'umunsi mukuru w'umuganura gisanzwe kiba ku itariki ya 1 y'ukwa munani buri mwaka, bikaba bimaze gukorwa inshuro zigera muri 4. By'umwihariko rero aka karere ka Nyanza gafite umwihariko wo gusurwa cyane na ba mukerarugendo kubera ubwiza nyaburanga buharangwa, cyane ko aka karere ari igicumbi cy'umuco n'amateka by'u Rwanda.
habaye umurwa mukuru w'ubwami bw'u Rwanda guhera mu 1899. Hari ingoro y'abami mu Rukari, ingoro y'amateka no kwigira kw'Abanyarwanda ndetse n'inzira gakondo z'ubukerarugendo arizo culture trails zirimo iy'ubwami, iyitwa Big View ndetse na Gatagara. Mu hantu h'amateka hazwi harimo amariba ya Mutende, Imututu ku biraro by'umwami Rudahigwa, icyuzi cya Nyamagana, ku Bigega, mu Gakenyeri kwa Musinga n'ahandi. Kugeza ubu abaturage b'akarere ka Nyanza babayeho neza mu byishimo n'umutekano, abanyeshuri bariga neza, ibyo byose bakaba bikesha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nk'uko babyivugira. Ariko leta hari ikintu cy'inkunga yanteye, yanyubakiye inzu y'amatafari ahiye, mbese barayubatse bamaze kuyuzuza, bampa uburenganzira bwo kuyitaha. Abaje kuyinyuramo ni akarere n'umurenge, akarere ka Nyanza. Baraza rero ndakingura n'imfunguzo bari bazimpaye, ndakingura, maze gukingura inzu tuyinjiramo, bareba uko imeze, nanjye ndishima, bambwira ko inzu ari yanjye, bayinyeguriye. N'ubu n'ibyerekeye ibyangombwa by'ubutaka cyangwa iby'inzu, ubu byangombwa nijye byanditseho. Ndara mu birahuri ntarigeze kubiraramo, ndara muri za parafo ntarigeze kuziraramo, ndara mu matara ntarigeze kuyararamo. Ubwo nahise nishima cyane. Nk'uko nawe ubibona ni ibintu wihera ijisho, amasomo turayakurikirana neza, biragenda neza, turaziga nk'uko bikwiriye, pratique nawe urabibona. Usanze turi mu bikorwa bya pratique byo kwesitara muri electricity. Nk'uko ubibona hari task twari turi gukora hano zigiye zitandukanye. Muri rusange ubufasha bwa mbere tubona cyangwa se duhabwa na Perezida wa Repubulika, we watekereje akadushiraho gahunda nk'urubyiruko, kavuga ati urubyiruko rugomba kujya mu ishuri ry'ubumenyingiro. Ikindi ikindi kintu nshimira, ndashimira ikigo cyacu cyitwa Collège Mission Academy giherereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro. Mbere na mbere ntabwo nareka gushimira Perezida Paul Kagame udushyigikira tukiga neza nta mbogamizi. Nkaba nshimira n'ikigo cya Mission Academy nigamo, nacyo cyabimfashijemo cyane. Ibyo nzi n'ubumenyi ngeze aha nibyo nyikesha. Nitwa Mukeshimana Jacqueline, ndi representant legal w'umuryango Academy. Mbere na mbere ndashimira Perezida wacu Paul Kagame udahwema kudutekereza mu gice cyacu cy'uburezi, cyane ko atuba hafi. Bongera nkashimira Minisitiri wacu w'uburezi ku bijyanye no gukurikirana abanyeshuri ndetse natwe abarezi mu bijyanye no kugira ngo umutekano wacu ugerweho, cyane ko muri iyi minsi guverinoma yacu yaratekereje tugamiriza n'ibiciro, kubwo ibiciro byari birebire, ariko ubu tumeze neza mu kigo, nta kibazo dufite kubera umutekano dukesha Perezida wacu tureberera. Nta cyaduhungabanya rero kuko n'ibijyanye n'inzara yabirebyeho, ibiciro barabihananura, ubu tumeze neza, nta kibazo mu gice cyacu cy'akarere ka Nyanza mu Mayaga. Reka nsoreze aha ngaha mbashishikariza kuzasura aka karere ka Nyanza kugira ngo byose tutavuze muzabyisurire mu byiboneye n'amaso yanyu. Kandi nkomeze mbashimire gutega amatwi Nyanza Culture Empire TV gakondo yacu. Jye mwumvaga yari Nshimyumuremyi Irasubiza Gadi. Reka tuzasubira ubutaha. Kansingiza urubanza